rero mu by'ukuri umuntu utekereza akaba ariho ashakira umuti mu guca inyuma abo bashakanye cyangwa mu kujya gushaka inshoreke cyangwa mu kujya gusambana, urimo urikururira umuvumo uteye ubwoba, urimo urikurura ibibazo birenze, urimo urakemura ikibazo gito ukurura ibibazo nk'igihumbi ku buzima bwawe. Ubusambanyi ni umuvumo. Nongeye kubasuhuza abakunzi bacu, bakunzi banjye, bakunzi ba Isanamitima TV. Yesu ashimwe, Yesu ahimbazwe. Niyo ndamukanye y'abakristu ubundi. Ego. Niko turamukanya kandi ni indamukanyo nziza ihesha Imana icyubahiro. Ubundi nkababwira ngo shalom shalom, umugisha w'Imana, amahoro ya Kristu abane namwe mwese bakunzi bacu ku isi yose. Yego, abadukurikirana bari mu bihugu byo mu Burayi, muri Amerika, muri Canada, muri Afrika, Imana ibagire neza, Imana ibahe umugisha, mudukurikirana muri benshi pe. Rero nzajya mbanza igihe cyose mbashimira, mbasabira n'umugisha. Yego. Rero reka nanone mbere yuko dutangira, mbere yuko tujya kure, tubanze mumfashe twubahe Imana, duce bugufi dusenge, kugira ngo umwuka wera atuyobore muri byose. Data uwera wa Isirayeli, nciye bugufi munsi y'ukuboko kwawe kwera, munsi y'imbaraga n'ubutware bwawe n'ubushobozi bwawe. Uri Imana y'icyubahiro n'igitinyiro, uri Imana yaremye ijuru n'isi, uri Imana yaturemye. Data, turi ubwoko bwawe, ijambo ryawe rirambwira ngo turi intama zo mu cyanya cyawe, kandi ijambo ryawe rirambwira ngo turabo uwaremye uturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Data, ngushimiye ubuntu bwawe tugirira umunsi ku munsi, kuba tugihumeka n'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe. Data, icyubahiro n'ikibi cyawe kubw'urukundo udukunda. Ndakwinginze kubw'abadukurikirana ku isi yose kuri izi nyigisho zo ku Isanamitima. Data, ugirire neza bose, ugenderere bose mwami, ubere igisubizo bose, ubere ibyiringiro n'ibyishimo bose, mu izina rya Yesu Kristo. Inyigisho tugiye kwigisha, umwuka wera Data mwami azitere mu mitima y'abazumva mwami, uwera wa Isirayeli, zibabere mwami icyitegererezo, zibabere urufatiro, zibabere igisubizo. Urakoze, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Yego. Ni ukuri umwuka w'Imana yamanukiye kuganza no gutegekera muri jye, kugira ngo ibyo ngiye kuvuga ntaba ari jye, ahubwo abe ari Uwiteka Imana n'umwuka we uvugira muri jye. Rero nk'uko mubizi bakunzi bacu, turi ku Isanamitima. Iyo wumvishe iryo jambo byonyine Isanamitima, niho ukura ibisana imitima, cyane cyane imiryango. Hari umuntu nyine ukunda kumbwira ati ariko wowe uhora uvuga ku muryango gusa. Rwose mu by'ukuri nabasabaga kutazandambirwa, kubera ko natumwe ku muryango mu gihe nk'iki. Mubyihanganire kuko Imana ihagurukiye kugira neza umuryango, Imana yibutsa umuryango. Ntabwo n'ubundi iba yawibagiwe, ariko nyine hari abantu Imana ihagurukije kubw'umuryango, nanjye ndimo. Yego. Rero ku Isanamitima haba ibisubizo, ngira ngo abampamagara mwese murabizi, abo tuvugana mwese murabizi ko ku Isanamitima haba inama zose z'umuryango. Muri iki gihe rero ndi mu bibazo, ndabazwa ibibazo byinshi cyane ku by'umuryango, ku bw'inyigisho nigisha, cyane cyane abagabo nibo barimo kumbaza ibibazo byinshi, nubwo n'abagore ari uko, ariko abagabo barimo kumbaza ibibazo byinshi cyane.
bakambaza bati se mama kwi ko umubiri utunaniye ko ibyo wigisha ari ukuri, none niba ushobora kugirana ikibazo n'umugore nk'uko abantu batabura icyo bapfa mu rugo, ziri kumwe ko zitabura gukomanya amahembe, ubwo gahunda nyamukuru y'urugo, inshingano nyamukuru y'urugo, cyangwa abanyarwanda bavuga ngo akabariro kakaba karahagaze. Ese igihe cyose tuzagira icyo dupfa bizaba bimenyesha icyo ngicyo? ubu ngubu nyine benshi arerura akakubwira ati jyewe nishakiye umuntu wo ku ruhande unkemurira ibibazo. Urumva rero umuntu wafashe umuntu wo ku ruhande ni inshoreke mu kinyarwanda. Urugo ruba rumaze gusenyuka rwose, urugo ruba rumaze gusenyuka kuko ntabwo atangira gutunga ingo ebyiri, kandi aho afashwe neza niho ashyira umutima. Bamwe rero bashobora kubijera agakina uwo mukino wo gutamba hose nubwo bitoroshye, akaza akabeshya yitwa mu rugo rwe, ariko umutima udahari, ubwenge budahari, ibitekerezo bidahari. Hari n'ugenda burundu, benshi baragenda burundu agaherayo ntanagaruke. Ubu nyine nuko bisigaye bigenda, ugasanga yahukanye aragiye ntanagarutse. Umugore yazabaririza agasanga afite urundi rugo ahantu mu yindi ntara cyangwa mu wundi murenge. Rero murumva ko ibyo byose ni ingaruka ya kiriya gikorwa kitagenda neza, bigashora cyane abagabo mu busambanyi. Usibye ko abagabo nyine mba numva bavuga ngo n'abagore ngo basigaye ngo baca inyuma abagabo. Urumva rero ni ikibazo gikomeye kiri mu muryango, nubwo ntabijya kure, ariko mu by'ukuri ni ingaruka zikomeye, kuko icyaha cy'ubusambanyi gisenya urugo kandi kigira ingaruka ku giti cy'umuntu ndetse no ku bazamukomokaho. Ibyo narabibigishije. Rero njyewe ndabagira inama nkababwira rero, mu by'ukuri ntago cyo ari cyo gisubizo, ntago ari wo muti, ahubwo ni ukujya kuzana ibibazo biruta ibyo wari ufite. Ibi ngibi mpora mbivuga kuko Bibiliya hano mu Bakorinto ba mbere ibice 6 uhereye ku murongo wa 15 n'uwa 16 haravuga ngo ntimuzi yuko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo? Mbese noneho ntore ingingo za Kristo nkazihindura ingingo za maraya? Ntibikabeho. Ku murongo wa 16 ntimuzi yuko uwifatanya na maraya aba abaye umubiri umwe nawe? Kuko Imana yavuze iti bombi bazaba umubiri umwe. Uwifatanya na maraya aba abaye umubiri umwe nawe, kandi turi ingingo za Kristo. Ntago rero ushobora gufata umubiri wa Kristo ngo uhindure ingingo za maraya. Ntushobora gufata umubiri wawe ari wo Bibiliya yise ingingo za Kristo, ngo ufate urwo rugingo rwa Kristo uruhe maraya. Bibiliya irongera tubwiye ngo ntibikabeho. Sinzi ibi bintu niba mubyumva. Iyo wifatanyije na maraya uba ubaye umubiri umwe nawe. Kuko yavuze iti bombi bazaba umubiri umwe. Narabibabwiye. Kiriya gikorwa nicyo bita karamata, mpora mbibabwira. Ni ukuvuga rero ngo iyo ugiye gusambana uba wifatanyije na maraya, uba wigize umwe nawe. Kiriya gihango mugirana, kiriya gihango mukorana, uba ubaye umubiri umwe nawe.
rero ni ibibazo bikomeye, ni ibibazo bikomeye ku buzima bwawe wowe uca inyuma uwo mwashakanye ukajya gushaka undi mugore kubera ko umubiri wakunaniye. Narababwiye ngo aho kugira ngo ukore ibyo watandukana nawe, aho kugira ngo ukore ibyo, niba umugore akunaniye koko ukabona akunaniye, cyangwa umugabo akunaniye ukabona akunaniye, atagusatisfyinga, atakunezeza, nta rukundo, aho kugira ngo ejo muzanicane cyangwa umuca inyuma ujye gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, cyangwa mutandukanye ibyumba mubana mu nzu, byarutwa no gutandukana. Byarutwa na separation. Rero mu by'ukuri umuntu utekereza akaba ariho ashakira umuti mu guca inyuma wo bashakanye, cyangwa mu kujya gushaka inshoreke, cyangwa mu kujya gusambana, urimo urikururira umuvumo uteye ubwoba, urimo urikurura ibibazo birenze, urimo urakemura ikibazo gito ukurura ibibazo nk'igihumbi ku buzima bwawe. Ubusambanyi ni umuvumo. Ni ikintu ukora ukinezeza umwanya muto ariko undi mwanya ukicuza. Ni ikintu ukora ukinezeza umwanya muto ariko ugakurayo indwara. Ni ikintu ukora ukinezeza umwanya muto ariko ukaba wakurayo ubukene bukomeye, kuko ni ibintu bigukonsoma. Kandi iyo watangiye kubitinyuka no kubishira ubwoba, ntago uba uri umuntu ukijyana hamwe, upfa gukinisha kiriya cyaha gato, ugasanga nk'uwari uziritse bazituye. Buriya umuntu yatinyutse icyaha rimwe, n'imbaraga z'umwijima n'imbaraga za Satani ziba zagushoye, noneho ziragukoresha koko. Ukumva uyu nawe nta kunyura, nawe ukamvaho ukajya ku wundi, ukamva. Tekereza noneho abo bantu, ibihanga uba ukorana n'abantu batandukanye, niko ukuraho imyuka yindi y'ubusambanyi n'irari noneho riteye ubwoba. Benshi bakuyemo uburwayi budakira, indwara ziri koronike ziterwa n'ubusambanyi. Noneho biteye isoni, biteye ubwoba, biteye agahinda kumva ngo umugore w'umunyarwandakazi arajya kwipfubuza. Ejo bundi nari kumwe n'umwana ku kinyamakuru kimwe w'umusore waje kwihana ubupfubuzi, tukamubaza gutya physically, nari nicaranye nawe, nkamubaza ibyo bintu bibaho koko? Ati abagore baraza bagaparika amamodoka, ati bakaza aricyo kibazanye. Umwana nawe yakurijemo indwara zidakira, umwana w'umusore muto. Biteye noneho agahinda aho bigeze n'abagore bakora ibyo bintu. Kwipfubuza, what's that? Ibyo ni ibiki koko mwakabyaramo? Ese wapfubye bingana iki ku buryo ugenda ugafata akana kangana n'umwana ubyaye, ukajya gutinyuka ukinjira muri iyo nzu ugakora ibyo bintu? Kandi birahari pe. Njye najyaga ngira ngo ni amagambo, najyaga ngira ngo ni amagambo. Ibyo bintu twari tubizi ku bagabo. Abagabo nyine n'abanyarwanda baca umugani ngo imfizi ngo ntiyimirwa, ibintu nk'ibyo ngibyo. No mu mategeko iyo wafashe umugore n'umugabo basambanye, ntabwo ibihano ari bimwe. Ni ukuri birababaje. Kandi reka mbabwize ukuri, Imana yaturemye, Imana yanga icyaha, Imana yera, irababaye.
irababaye. Uyu mubiri twambaye, ubu bugingo dufite, nubwo Imana yaduhaye kugira ngo tubukoreshe imirimo myiza. Turabe Imana iremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Ntabwo imibiri Imana yaduhaye ngo tuyikoreshe ubusambanyi. Kandi ni icyaha Bibiliya yanga, ni icyaha ijambo ry'Imana ryanga, ni icyaha Imana yanga. Iravuga ngo ibindi byaha byose bikorerwa inyuma y'umubiri, ngo ariko kiriya gikorerwa mu mubiri imbere, ngo kandi kirategurwa. Nta muntu ushobora kuvuga ngo nagiye gusambana ngo ni ibyago byambayeho. Uba wabiteguye, uba wabitekereje, uba wabishyize mu bwonko, ukatera intambwe ukabishyira mu bikorwa. Nagira ngo nkubwire ko buri cyaha cyose burya kigira ingaruka, kigira inyishyu yacyo. Icyiza dukorera hano ku isi gifite ingaruka yacyo nziza. Ikibi dukorera hano ku isi gifite ingaruka yacyo mbi. Ariko noneho icyaha cy'ubusambanyi cyo gifite ingaruka nyinshi kandi zizagutera gusaza wicujije. Ntabwo mbatera ubwoba, namwe murabizi. Utinya ahantu umuntu ajya abundabunda yihisha afite ubwoba, umutima udiha, ashyiraho abamucungira, witwikira ijoro, wihisha. Ibi Bibiliya bivuga ukuntu umuntu agenda abundabunda, ugasanga umugore ufite umugabo arajya gusambana. Ni ishyano ryaguye. Ubundi izo ngeso ntabwo zabarizwaga mu bagore, zabarizwaga mu bagabo. Kandi tutashyigikira na gato. Izo ngaruka zose abantu zibageraho kimwe. Uko wifatanya n'amaraya niko uba umubiri umwe nawe, niko Bibiliya ivuze. Rero Bibiliya iravuga ngo murabikora nk'abihorera mukagira ngo mpanye namwe, ngo ariko ngo rimwe ngo nzabahana mbigaragaze mbishyire n'imbere y'amaso yanyu. Erega Sodomu na Gomora nicyo cyayirimbuye. Yarimbuwe n'ubusambanyi n'ubutinganyi, kandi iyo ugiye kureba mu isi ya noneho birashyigikirwa. Imana usibye kutubabarika tugira imbabazi, murabona bidakomeye? Bakunzi bacu bankurikira, murabona bidakomeye? Murabona bitababaje? Urubyiruko ugasanga umwana w'imyaka 15 arimo gusambana, 12. Umwana muto utaramenya n'ururo n'icyatsi. Hari n'ibindi, n'inzoga n'ibindi. Ariko njyewe icyo umwuka yanyoboyeho kwigisha uyu munsi ni ingaruka z'ubusambanyi. Ni ukuvuga ngo niba ubitinyuka uri umugore ufite abana, ukabitinyuka uri umugabo ufite abana, ukajya gusambana, utaye umugore wawe, utaye umugabo wawe, izo ngaruka zo ntaho wazihungira. Izo zo nta hantu wazikatira. Ni ingaruka zizagera no ku bana bawe. Ibi mpora mbyigisha. Nababwiye umugabo wahuriye n'umwana w'ahantu, yagiye mu ihoteli agatuma indayi bakamuzanira umukobwa we. Wamukubita, wamutuka, wagira gute? Ko ari wabikomoraho. Rero inshuti za isanamitima, inshuti zanjye, banyarwandakazi munkurikiye ku isi yose bumva ikinyarwanda, nta cyiza kiri mu busambanyi. Wikwitwaza ikintu cyose wishaka defense yari yose, nta nzitwazo z'icyaha imbere y'Imana. Imana irarakaye, Imana irabihaze, Imana irabirushye. Kandi koko bishenya ingo, bishenya imiryango. Bizanye ingaruka ziteye ubwoba. Ingaruka ya mbere ni umuryango gusenyuka, abashakanye bagatandukana,
abakundanye bagatandukana. Ingaruka ya kabiri ni uburwayi, ibyorezo bidakira. Abantu kera habagaho indwara nyine zisanzwe zinavurwa, bagakura izo syphilis n'izindi. Umuntu akivuza agahora yivuza, ugasanga yararembye, ugasanga yarashize. Ariko ubu nanone sida ntabwo wayivura ngo ukire, nta n'urukingo rwayo turabona kugeza uyu munsi. Kuki muticara ngo mubyibaze? Ewe ni ukuri, ugasanga umuntu agiye gusambana azanye sida, yanduje umugore cyangwa n'abana barayivukanye. Nta gahinda gakomeye nk'umwana uvukana ubwandu atagiye kwizanira. Abo bana nabo barababaje cyane muri sosiyete. Benshi iyo bamaze kubimenya banga kwiga, baridroga, bata ubwenge, banga gufata imiti. Turabibona buri munsi buri munsi. Acika intege, akiyanga, akanga ibintu byose. Kandi koko arabanza agatekereza ati ibi bintu yiba ari nanjye wabikoze, yiba izi ingaruka ari jye waziteje. Murumva agahinda kava muri ibyo byose. Abo bana ni benshi 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 cyane bavukanye ubwandu, bafite agahinda kugeza ubu, badafite uwakabamara keretse Imana yonyine. Kwiyakira birabagora cyane. Urabona n'uwo yagiye gusambana akizanira ubwandu bwa sida, bimunanira kubyakira no kubijera. Ntanswe umwana kuba ari inzirakarengane, ari victim y'ibyaha by'umubyeyi, by'ababyeyi atagize ingaruka. Izo zose ni ingaruka z'ubusambanyi. Usanga wabyaye abana kubera ko uteye gutyo, ukora ibyo bintu, ukora ubusambanyi, n'abana bawe ubyaye bikabakurikirana, ugasanga nabo ni wo mwuka ubagenga, ni wo mwuka ubategeka. Kandi hari n'abajyana no gusambana basize abagore babo bari na satisfied, ariko irari rikaba ryaramunaniye mu buzima bwe. Bikora ariko umenye ko ufite ingaruka. Ubu ngo ni nacyo cyeze, ngo ni nacyo kigezweho, ngo nta muntu ugira umugore umwe. Mbega akababaro! Ko nta mugore utandukanye n'undi. N'ubundi ko iyo umaze kubikora bicuza. Ni ukuri tugarukira Imana abanyarwanda. Abwira ababikora, simbwira abantu bose, ariko niba wumva izi nyigisho ukaba uzi ko ukora ibyo bintu, ukaba uzi ko uteye gutyo, ihane. Hari ingaruka zitarakugeraho, hari inkoni y'Imana itarakugeraho. Sinabona uko mbivuga, ariko Umwuka Wera yampanzeho kugira ngo nihanisha abantu kino cyaha. Nsiga nimero yanyu. Niba warabaswe n'ubwo busambanyi, ukaba warabaswe n'uwo mwuka, ingaruka zikaba zarakugezeho cyangwa zitarakugeraho, ihane mu by'ukuri. Ihane bigishoboka. Wampamagara mu gikari tukavugana. Sinkuzi ngo nzakuvuga, nicyo nahamagariwe gufasha abantu mu buryo bwose. Imana ibagire neza abakunzi bacu, Imana ibahe umugisha. Nibyo nari nabatumweho. Uwo Imana ikora hakumva aciye bugufi yihanye, rwose ndahari kugufasha. Reka dusoze dusenga dushima Imana. Uwiteka nyir'ijuru n'isi, ndagushimiye, wakoze kubana nanjye. Umwuka wawe Wera yaganje, yamanutse. Ndakwinginze ngo imbaraga zawe zigire abantu bose bumvise izi nyigisho,
zibacishe bugufi, zibihanishe, zibatinyishe icyaha cy'ubusambanyi ndetse n'igisa nacyo, kugira ngo mwami w'abami, data wa twese wo mu ijuru, utugirire imbabazi, utwigarurire mu gihe nk'iki. Urakoze, ndagushimiye kubyumvise kandi ubikoze mu izina rya Yesu. Amen, amen, shalom.